This is Family Table TV. Nangiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mwese mumeze neza. Twari tumaze iminsi tutabonana, birumvikana umuntu aba yagize ibibazo binyuranye ubuzima, ariko ndagarutse kandi ndi muzima. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire. Kenshi ugisanga abakobwa benshi bamaze kuba inkumi bavuga bati rwose ubwiza ndabifite sinshobora kuzabura umugabo. Ababyeyi nabo hagati aho ngaho bakavuga bati umukobwa wacu amaze kuba inkumi ni mwiza, yewe umugabo azamubona pe nta kibazo. Ariko ugasanga rimwe na rimwe abantu turagarukira kuri ubwo bwiza tubona inyuma, nyamara hari ibindi bintu by'ingenzi uwo mwana w'umukobwa aba akeneye kugira ngo azashobore kubaka urugo rukomere, urugo ruhame. Icyo rero nicyo nagira ngo tuganire kuri uyu munsi, nizera yuko muza gukora subscribe. Rero mu gutangira hari imvugo ikunze kuvugwa, ndetse umuntu yanavuga yuko isa n'umugani, ariko burya umugani ugana akariho. Bakunze kuvuga bati rero ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo busobanura igihe azahamara. Ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge afite nibwo busobanura igihe azahamara. Reka rero dutangire twumva inkuru yabereye ahantu nza kuvuga hasimbura ahariho hose waba uherereye. Ni mu mudugudu wa Ruganda. Muri uwo mudugudu hari umukobwa mwiza, igitego cy'umukobwa, Nyirabakunzi. Abahungu bose baramurebaga bagashiduka, imitima yabo ikava mu gitereko, ngo yari mwiza cyane. Yari afite ubwiza n'uburanga burangaza, afite amaso meza nk'amanywa, imyambarire ye imuranga nk'umuririmbyi uri ku rubyiniro. Ngo yari umukobwa mwiza Nyirabakunzi, umwe bavuga ngo ateye nk'igisabo, umwe watambukaga abahungu bose bakamureba. Mwumve nawe uwo mukobwa ubwiza yari afite. Muri uwo mudugudu rero haje kwaduka umuhungu witwaga Mugisha. Mugisha akaba yari umuhungu mwiza, inyuma ubwo nawe yari afite uburanga, ari umuhungu ufite indangagaciro, umuhungu ukize mu mutwe ndetse no mu mufuka. Umunsi umwe rero reka azahure na Nyirabakunzi. Nyirabakunzi umukobwa mwiza, abasore bo muri uwo mudugudu wa Ruganda bakaba bari baramwise Nyampinga w'umudugudu. Aze rero umunsi umwe ahure na Mugisha. Mugisha ukimukubita amaso asongoza umutwe aravuga ati umva, ngombe kugira umugore, ngombe nkubone uzambere umugore kuko ufite ubwiza butangaje. Mugisha rero yakoze uko ashoboye ku buryo yaje gushyikira Nyirabakunzi. Nyirabakunzi nawe yabonye Mugisha umuhungu mwiza ukize mu mufuka, bitewe n'uburyo bahuraga, akabona ari umuhungu ufite inote, imodoka nziza, mbese ari wa muhungu wifite. Nyirabakunzi nawe ava hasi, ava mu bye, aravuga ati uriya muhungu nanjye ntiyancika. Mugisha na Nyirabakunzi barakundanye kugeza ubwo biyemeza gushakana nk'umugore n'umugabo, barasezerana imbere y'amategeko, imbere y'Imana ndetse n'imbere y'umuryango. Ubukwe burataha. Nyirabakunzi abageze ibwami koko. Nyirabakunzi ababonye umugabo w'umukire, ndetse uzashobora gutunganya no guha umubiri we icyo akeneye kugira ngo akomeze kurushaho kuba mwiza. Watekereza uti byaje kugenda gute? Mugisha amaze kwambika Nyirabakunzi impeta y'urudashira, ndetse afite ishema ry'uko atsinze icy'umutwe abandi basore bo mu mudugudu wa Ruganda, yumva rwose agiye gutekana. Ese yaratekanye? Byaje kugenda gute? Ubwo rero urugo rwatangiraga, Mugisha yatangiye gutungurwa. Mugisha yatangiye gutungurwa ate rero? Nyirabakunzi ntiyari azi guteka, Nyirabakunzi ntiyari azi gusasa, Nyirabakunzi ntiyari azi koza amasahani,
Nyirabakunzi ntiyari azi kunyuza umweyo muri saro, Nyirabakunzi ntiyari azi kumesa. Ibyo byose yabwiraga Mugisha gushaka uza kubikora. Icyamurazaga inshinga cyari icyo guhora ari mu kirori, yireba, ashaka ibintu byose byatuma akomeza kuryoha, ubwiza bwe budakorwaho. Uko iminsi itambuka, Mugisha agenda abona yuko umugore yashatse ni wa wundi, aho kugira ngo abashe kubika amafaranga, kuzigama amafaranga babonye, ahubwo ni wa wundi uyashyira mu myenda, ugura imiringa myiza, amashenete ya zahabu, ijosi, mu ku ntoki, mbese ari wa mugore koko utambuka hariya ukavuga uti yambaye amafaranga. Mugisha aza gusanga ari wa mugore utazi kubungabunga ibikorwa ndetse n'umutungo w'urugo. Mugisha rero yatangiye guhinduka. Mugisha atangira guhinduka, ibyishimo, icyizere yari afite byose biragenda, inshuti ze ziramubura, yari wa muntu usabana atangira kujya aceceka. Rimwe rero nibwo yaje guhura n'umucuti we, aramubwira ati sha, ntuzahure n'ibyo nahuye nabyo muvandimwe. Abwira mucuti we ati nari narashimishijwe n'ubwiza butagereranywa bwa Nyirabakunzi, ariko ntabwo nari nzi yuko ari igiseke kidafite iki kirimo. Ngayo nguko sinjye wahera. Wowe ukimara kugera hano kuri Family Table TV, nizere ko wamaze gukora subscribe kandi tukaba tukiri kumwe. Aha rero wavuga uti isomo ririmo aha ngaha ni irihe? Mugisha yakurikiye ubwiza, yarebye ubwiza koko, abona ni umukobwa w'igitego, ni umukobwa w'igitangaza, ndetse azajya ajya asohokana nawe, abandi bagabo bakavuga bati Mugisha koko afite umugore w'igitangaza. Ibyo byo yari abifite pe, ariko yaje gusanga hari ibyo umugore, ibintu by'ingenzi adafite, hari ubwenge yabuze bwatuma bashobora kubakana bigashoboka. Ubwenge rero nabwo ni ikintu gikomeye gituma ushobora kubaka ugakomeza, Ubwiza rero bwa Nyirabakunzi bwamugejeje ibwami, mu rugo rwiza, ku mugabo mwiza, ku mugabo utagize icyo abura. Ariko kuba yarabuze ubwenge, akabura ubwitonzi, akabura ubushishozi, akabura kubana neza na mugenzi we cyangwa n'abandi, akabura kugira ishyaka ry'iterambere, ibyo byose byatumye asenya urugo rwe. Byumvikane rero yuko ubwiza ni byiza ko umugore yabugira, ariko kandi ubwiza bugaherekezwa na bwa bwenge. Ubwiza bugaherekezwa na bwa bwenge buzagutinza mu rugo rwawe, bwa bwenge buzatuma urugo rwawe rukomera, bwa bwenge buzatuma urugo rwawe rwifuzwa n'uwo ari we wese. Ubwiza butagira ubwenge twabibugereranya nka ya modoka nziza. Hari umuntu wo mu ikaritsiye waduka akaba afite imodoka nziza, wayireba ukajya uyifuza, abantu bose bakifuza kuba bayitunga, wenda batanafite n'ubushobozi, ariko bitabuza yuko ubona yuko ari nziza. Ariko noneho iba nziza kurushaho iyo ifite esansi ishobora kugira aho ikugeza. Ibisa neza ariko nta kindi yakumarira udashyizemo esansi. Ni bwa bwiza rero n'ubwenge. None se ntushobora kuba udafite ubwiza ubungubu bugaragara inyuma, ariko ikikurimo imbere, wa muntu w'imbere akaba ahagije kugira ngo yubake urugo. Rimwe na rimwe ugasanga abantu baravuga bati kanaka afite umugore we pe ntabwo ari mwiza, ndakanyagwa. Umugore we ntabwo ari mwiza, ariko ni umugore w'umutima. Ubona ukuntu urugo rwabo rumeze gutya na gutya, ubona ukuntu akunda umugabo we, ukuntu yubaha, ukuntu arera abana be, ukuntu yakira abashyitsi, ubona iterambere bamaze kugeraho. Usanga rero ubwenge buhatse n'ubwiza, kuko iyo ufite n'ubwenge umenya n'uburyo ucungana na bwa bwiza kugira ngo amata akomeze abyare amavuta. Dusoza rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ese mubyeyi wakurikiye iyi video cyangwa se uzayireba, haba hari icyo ugiye guhindura mu birebana no kurera umwana w'umukobwa wawe kugira ngo azubake afite ubwenge? Wa mukobwa we uri kubyiruka w'inkumi ukurikiye iki kiganiro cyangwa se uzanagikurikira, haba hari icyo ugiye guhindura ku buzima bwawe mu kwigaburira indangagaciro
ziguha ubwenge bwatuma ushobora gutinda ibwami, ushobora kuba mu rugo rwawe ukarubumbatira rugakomera rukifuzwa. Ese musore uri kubyiruka ugejeje igihe cyo kuba warambagiza, ese aho nturangazwa n'ubwiza gusa ukibagirwa icy'ingenzi ku mugore wawe, ku mukobwa ubonaho uburanga butangaje? Ibitekerezo byanyu mwabidusangiza muri commentaire, iki kiganiro mukagisangiza n'abandi kandi mugakora subscribe. Naha dusoreje, naho ubutaha. This is Family Table TV.